hano hanze hari abagabo batazi ubwenge badafite umwuka w'Imana. Umuntu arakubwira ati gutya rwose ndi mu nzu y'Imana, irimo hehe? Irimo hehe? Iyo ukomeje kugenda umugenzura gahoro gahoro usanga mbese yifitiye utuntu n'utundi. Ariko na Gisupusupu yaririmbye ati ni Gisupusupu majyane iramutambutse. Aya masaha rero twebwe turi mu by'Imana, turi mu mwuka w'Imana. Ubusahizi nawe wakubitamo ijipo ukavuga ati ibi bintu byancanze ngiye kureba aho mbere yisiranye. Ariko twebwe byaducagiye mu Mana. Ahari ubu ngubu nanjye mba ngeze kure ndi gushayisha. Ariko Imana igira gute? Irakuroba, igukura, ikuzana mu nzu yayo. Ngo iyo umujura yamenyaga igihe nyirinzu ari bumuterere yakabaye maso akagira gute, akarinda urugo rwe ntamwibe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Uyu ni amagambo Yesu yabwiraga abantu ko bagomba guhora bagize gute. Imana nimara kuvuga tuzarukira mu kirere, umwami Yesu azaturimbisha, hanyuma y'ibya tumurikira Imana. Imana nimara kuvuga tuzarukira mu kirere, umwami Yesu azaturimbisha, hanyuma y'ibya tumurikira Imana. Umwami Yesu azaturimbisha, hanyuma y'ibya tumurikira Imana. Imana izatubona inezerwe, yifate ku mudozi w'izabibu, ati nimwicare dusangire, iti hahirwa umuntu wanesheje. Imana izatubona inezerwe, yifate ku mudozi w'izabibu, ati nimwicare dusangire, iti hahirwa umuntu wanesheje. Iti hahirwa umuntu wanesheje. Haleluya! Haleluya! Iyi ndirimbo ndayikunda cyane, iravuga ati impanda y'Imana izavuga kandi abantu bazayumva ni abantu bakijijwe. Ngo umwami Yesu azatureba, azatunezerererwa. Amen. Nukuri muri iki gitondo ndakwifuriza kuzumva impanda y'Imana. Mu bintu byose wakora, mu byo washakisha byose. Undi muririmbyi nawe ujye ufasha aravuga ati nasezeranijwe guhora ngukorera. Umfashisha ubuntu nibambe databuja wera. Amen. Nukuri hari hano mu isi hari ibyo ushobora gusezerana, abantu bajya mu buyobozi bagasezerana bakajyana amasezerano. Haleluya! Ariko twebwe twasezeranyijwe n'Imana guhora tuyikorera. Imana ishimwe, nta buyobozi twagiyemo ngo tujye gutera igikumwe, twasezerana mu buryo bw'umwuka. Haleluya! Umuntu ajyabaho akarambagizwa, igihe kigagera mukajya mu murenge n'umusheri wawe, mukajya gutera igikumwe, ukamanika akaboko ukavuga ati uyu muntu ndamwemeye, nemeye kumujyana n'ibyo byose. Amen. Siko bimera. Ati nk'uko dukurikije amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abigira gute abiteganya. Ukatera igikumwe nta muntu ugutema gahato, nta n'ukubwiye ngo ahari byemere ku ngufu. Ukabikora kubera iki? Muri mu mategeko. Ariko twasezeranye na Yesu mu buryo bw'umwuka ko tuzagira gute, tuzamukorera. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Nukuri muri iyi si ibintu byose waragerageje amahirwe yose, cyangwa se n'ubura cyagerageza, ariko hari igihe Imana ishobora kuba ifite ikintu gushakaho. Amen. Ushobora kuba andi mahirwe uyafite yo kuvuga Imana, ukaba watamuka ukagenda, ibindi byose byaranze, ari gahunda y'Imana. Haleluya! Na Gisupusupu yaririmbye ati ni Gisupusupu majyane, rwose ubu ngubu ajya no hanze yivugira iryo jambo gusa. Ariko kubera iyo ndirimbo yaririmbye n'iy'isi, maze abantu baramukunda bagira gute, bumva yuko icyo ashaka kuvuga bitewe n'iki iyo ndirimbo iri kubafashamo, iramutambutse.
aya masaha rero twebwe turi mu by'Imana, turi mu mwuka w'Imana. Amena. Haleluya. Nukuri wumva Imana, nta kindi kintu hano mu isi cyakunezeza. Warashatse amafaranga, warabayeho ukambara imyambaro itandukanye, ariko wambika umubiri ukagezaho ukavuga ati ukumva ibintu byose warabigerageje, isi warariye, ubusahizi nawe wakubitamo ijipo ukavuga ati ibi bintu byancanze ngiye kureba aho mbere yishyiranye, ariko twebwe byaducangiye mu Mana. Haleluya. Nawe ukambara ufite igihe igihugu ni kinini, ukaba wakwigira neza ukavuga ati nanjye ngiye kugisi nk'abandi bose, ukishura mu bagabo b'ibigogi batagira ubwenge, batagira umwuka wera, ukabishoramo. Ariko twebwe Imana yagize gute? Yaduhaye agakiza ku buntu. Imana ihabwa icyubahiro. Ubusahizi urabarizwa mu nzu y'Imana, ubu buri hanze nk'abandi bose, ariko Imana yarakuzanye mu nzu kugira ngo uyitabe. Wemerere Imana uyitabe neza. Amen. Haleluya. Uvuga ati Imana uhabwe icyubahiro kuba warankuye mu banyamahanga ukankura muri biriya byaha bingana kuriya, ahari ubu ngubu nanjye mba ngeze kure ndi gushayisha. Ariko Imana igira gute? Irakuroba, igukurayo, ikuzana mu nzu yayo. Wari ukwiye kuvugira Imana ukavuga ngo nta kintu kizakunkuraho. Nubwo umugabo wawe yabikubuza, ntuzave kuwiteka. Amen. Nubwo abavandimwe babikubuza ati have biriya ntabwo bibaho, reka tuzababwira ati sinzamuvaho. Haleluya. Nubwo abana babikubuza ntuzamuveho, uzamunambe uko byagenda kose, Imana iratabara. Amen. Twebwe turi abagabo kubihamya, Imana iratabara. Nimba nawe itaragutabara, igihe nikigera izagutabara. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi si uko hari n'ibindi igomba gukora, tugitegereje ko ari Imana igomba kugira gute kubikora. Nta wundi muntu wagira gute wagira icyo agufasha itamukoresheje, nta kintu yakumarira. Twebwe twishingikirije ku Mana. Amen. Ushobora kuba ufite abantu bakomeye, ariko abantu bakomeye Imana itabarimwo nta kintu bakumarira, ni zero. Ariko Imana ihabwa icyubahiro kuko dufite Yesu twishingikirizaho. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ugihumeka umwuka w'abazima, uwumva ukiri mu Mana, ntuzihebe, ibintu byose birashoboka. Amen. Haracyari andi mahirwe ya kabiri Imana igomba kuguha. Uhumure uko byagenda kose, nta kibazo itakemuka. Amen. Nta gahinda Imana itamara, nta n'icyo igikomera Imana itagira gute itakomora. Imana ihabwa icyubahiro. Mu kibazo ufite, Imana ifite igisubizo. Amen. Ibidashobokera abana b'abantu, ku Mana birashoboka. Haleluya. Natwe turi kuvuga gutya, ntabwo ariko tubuze ibibazo, birahari. Ariko ahantu twahungiye mu Mana. Amen. Nta handi hantu wajya gushaka ubuhungiro. Wagenda hamwe ukahahungira, ejo mu gitondo na cya kibazo kikagutegereza. Ariko Imana ihabwa icyubahiro. Umuntu uri muri Yesu ntagira gute, ntajegajega. Amen. Ibibazo biraza, ukabura amafaranga, ukavuga ati Imana ndakwizeye, iyakoze biriya n'ibindi izagira gute, izabikora. Amen. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe yacu ko Yesu yaduhaye agakiza ku buntu, akajya ku musaraba akitangira amahanga yose. Umwenda wari ukingirije ahera ugatabukamo kabiri, nawe ukibonamo, nanjye mama mukundwa nanjye nkibonamo, nawe mama Tete ukibonamo, nawe mama Gisupusupu ukibonamo, nawe Nyanzobe ukibonamo, nawe mama Ntuzereni nawe ukibonamo, na pasiteri akibonamo. Uwo muhamagaro wose Imana twibonamo kubera amaraso ya Yesu. Utekereze neza, Yesu ataza kujya ku musaraba ngo yitangire abantu. Utekereza ahantu buri, tuba twarapfuye. Ariko Imana ihabwa icyubahiro ko Yesu yatwitangiye. Nta muntu wakwitangira undi ngo uhagarare hariya bavuge ngo jya hariya witangire mama Teta, nanjye sinabishobora. Ariko Yesu yagize gute? Yaratwitangiye amahanga yose. Haleluya. Bumva icyo gikorwa Yesu yakoze, kubona yaritangiye abantu bose batari bafite icyerekezo, ariko akabitangira kugira ngo natwe turokoke. Imana ishimwe. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Igitondo cy'umuseso ndakwifuriza kuba muri Yesu, uko byakumera kose uvuge ngo Mana nukuri ndakwihaye. Nubwo ibibazo bihari, nubwo ari byinshi utabona n'ukuntu wabivuga, ariko Yesu arabizi. Nuba muri Yesu neza azagenda bikemura. Imana ihabwa icyubahiro. Reka twisomere ijambo ry'Imana.
hano muri Luka ibice byaho ku murongo wa 35 haravuga muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake mumere abantu bategereje shebuja aho agarukira vuba ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake mumere umuntu utegereje shebuja aho agarukira vuba mu bukwe kugira ngo ubwo azaza nakomanga mumukingurire vuba hahigwa abagaragu shebuja azaza asanga bari maso ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza maze mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo bazaba abahigwa kandi mumenye ibi yuko nyiri inzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukugwa namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Petero aramusubiza ati databuja uwo mugani ni twenyine uwuciriye cyangwa ni abantu bose? Amena. Amen. Haleluya. Amen. Maze iminsi mfite probleme y'amaso, nagiye ku bitaro barayampima basanga ndayagwaye. Iyo maze umwanya ndeba muri Bibiliya numva hari ukuntu bihindutse, ariko amarinete bambwiye ko nzajya kuyafata ku bitaro. Njya ngira probleme iyo ndi no kuzuba ntago mbona neza, hari ibintu biza nkabona biragize iyo ndebye cyane mu bintu by'umweru. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ijambo ry'Imana naryo rimfasha rivuga ngo muhore mukenyeye. Amen. Haleluya. Amen. Muhore mukenyeye. Nukuri ngo amatabaza yanyu ahora agigute yaka. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nukuri muri iyi si hari ibibazo byinshi cyane, ariko Imana ihabwe icyubahiro. Iyo muririmbye amatabaza ahora yaka, iri jambo ry'Imana niko rivuga ngo iyo umujura yamenyaga igihe nyirinzu ari bumuterere yakabaye maso akagira gute akarinda urugo rwe ntamwibe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Uyu ni amagambo Yesu yabwiraga abantu ko bagomba guhora bagize gute bari maso. Amena. Haleluya. Amen. Amen. Nawe uhora wumva yuko ugomba kuba maso, amatabaza yawe ntagire gute ntazime. Uhora wibuka Imana, uhora uvuga ati Imana turacyagukunze kugukorera rwose, turacyagukunze kukwiyegereza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Wumva yuko uri mu murongo w'Imana uko byagenda kose. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Mbese ujya wicara ukaba wafata n'ijambo ry'Imana ukaba wanarisoma ukumva icyo ishaka ari kukubwira, ukumva agakiza kari mu marembera, ukavuga ati ubwo kari mu marembera kanongere mfate ijambo ry'Imana, igitabo cy'indirimbo ngire gute nongere nsome numva icyo Imana ishakaho. Amena. Ntugatuma agakiza gakamuka ngo usigare uri umuntu ugenda gutyo uri mu mubiri gusa. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Nukuri Imana ishimwe. Nanjye wabavugishaga rero, nanjye nitwa Nisabwe Konsiliya, hari abantu batanze. Ntuye muri etage, nta bantu bagendana bataziranye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Tutazajya duhura ukavuga ati ese uriya mama ko yabwirizaga yatubwirije ataha mu kihe gice. Nta hararuguru muri etage muri bloke ya 6. Imana ihabwe icyubahiro. Ndi umubyeyi Imana yagiriye ubuntu. Ndi umubyeyi Imana yagiriye ubuntu. Yaduhaye agakiza iraduhamagara. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ahari ubu ngubu natwe tuba turi gushayisha, ariko turi kuvuga umwami wacu Yesu, tumwamamaza. Na hano hanze twahasohoka tukabivuga.
tukavuga ngo Yesu ugira neza kuba waradukuye mu banyamahanga. Amena. Ukadukura mu bagabo b'ibigogi batazi ubwenge badafite umwuka w'Imana. Haleluya! Rwose twari gukubitamo ipataro tugakubitamo mbese ibintu bijyanye tukajya natwe kuvuga ati tugiye ku gisi. Amen. Ariko Yesu yaragize gute? Yaraduhamagaye turamwitaba, none turi mu nzu y'Imana. Ubu nibyaza byose byadusanga turi mu nzu y'Imana, si byiza? Amena. Ubu se ahantu twari tumwawe ku byo tutari gukubitamo ipataro tukajya kuryoshya nk'abandi, barakubwira ati simeze neza. Wowe utari mu mwuka atari uzi ko nanjye buriya nanjye mba ndi kubigenza kuriya, ariko Yesu yaraduhamagaye. Ubu se ari kubura ahantu ujya kurira umujyi, Kigali ni nini. Amen. Musanze ni nini, wakubisemo ipataro bahita babona uri umwana muto, ariko kubera twabonye Yesu. Amen. Hariho bariyeri tudashobora kurenga. Amen. Ntabwo twari babi bo kutajya mu isi ngo natwe tujye gushayisha. Hano hanze hari abagabo batazi ubwenge badafite umwuka w'Imana. Umuntu arakubwira ati gutya rwose ndi mu nzu y'Imana, irimo hehe? Irimo hehe? Iyo ukomeje kugenda umugenzura gahoro gahoro usanga mbese yifitiye utuntu n'utundi. Ariko twebwe turi mu Mana. Amen. Umuntu akakubwira ati rwose njyewe rwose agakiza ndagafite, ngenda nanakijijwe. Akijijwe hehe? Akijijwe hehe ko ari kuza bunono gahoro? Umugenzuye nk'ibyumweru nkabingaye ko waba maze kumurangiza. Amen. Ugasanga afite ubuntu bw'ubugogi, nta Mana afite. Ugasanga ari gukeberereza inzira aca n'izidacamo. Amen. Ariko twebwe Imana yaragize gute? Yaraduhamagaye. Haleluya! Iyo wamaze kumenya umuntu nk'ubu ukamara kumucukumbura mu buryo bw'umwuka, uravuga ati reka urabeho, ntabwo nkigendaniye nawe, namaze kukurangiza. Nta Mana ufite inzira za gipagani. Amen. Imana yatugiriye neza, iduha agakiza. Umenye uko ugenda, utagenda nk'abantu batazi ubwenge. Mu bibazo ufite umenye uko ubyitwaramo, umenye n'uko ubigendamo, umenye naho ubijyana. Haleluya! Nkunze kubwira abantu nugira ikibazo uzamenye aho ukijyana, ntuzagire ngo abantu bose ni bamwe. Amen. Hari uwo wagishyira akarara arangije umudugudu wose akivuze, ariko ikibazo uzakibwira Imana. Ukibwira Imana uvuga ati wakibazo we, nta wundi muntu nakibwira, ni wowe ugira ibanga. Amen. Haleluya! Wowe ni wowe ugira ibanga, ni wowe utari bazivamo. Amen. Bazivamo. Imana yacu ni nziza. Imana iragusubiriza ikibazo watekerezaga ati ubu kino kibazo ndakijyana he, abantu barakinaniwe, ariko Yesu akagihangamura. Amen. Haleluya! Yesu akagihangamura kubera wasenze, woheje isengesho rigatobora amabati, rigatobora inzugi zikigirayo, kavuga ati nje kumutabara. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Imana yacu ni nziza. Iyo uhamagaye Imana urayibona. Iyo uyishatse iravuga ati unshaka n'umwete azambona. Haba kuki yaravuze ati genza hagarara ku munara wanjye maze ndindire Imana numva igize gute imbwira. Amen. Umunara urahari wo kubwira Yesu ibibazo ufite, utarajya kubibwira abantu ngo bagukwize kinigi yose. Amen. Haleluya! Utarabibwira abantu batakebwe batazi Imana ngo babe bari kugutaramana ati wa muntu byamuraburanye byamucikiyeho abanyamahanga. Ariko twebwe turagenda mu nguni hariya mu nzu tukabwira Yesu ati Yesu we, ikibazo kimeze gute, giteye gutya, ni wowe ugomba kugikemura, nabuze amafaranga. Yesu akakubwira ati humura nzayazana. Amen. Haleluya! Nzazana amafaranga atabarika. Imana ishimwe. Haleluya! Ariya yagiye ariya yarabarikaga, nzazana yandi. Haleluya!
nzazana ayandi, uhumura nzayazana. Amen. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ati nzayazana ariya yari makenya cyane wabashaga kuyabara, nzazana ayo utazashobora. Amen. Kandi ukumva nawe urahamanya n'umwuka w'Imana ko azaza. Ninde wakubwiye ko tuzapfa tudakize? Ninde wabikubwiye usibye Satani ukongorera? Amen. Perutse kuvuga ngo ariko se Mana ubu wambaye amafaranga, numva ibyiringiro biraje, numva umwuka w'Imana urambwira ati ariko kujyamye mu nzu ya miliyoni 45. Haleluya, haleluya. Izananirwa kutazana miliyoni yana nka 20 cyangwa nka 15. Hati kujyamye mu nzu. Ejo bundi mu minsi yashize nawe hoze kumbwira ati ariko ubuze n'icyo ubwira abantu. Amen. Nagize ibihe byiza, ndi kuvuga ngo Mana iyi nzu njyamyemo nta biryo, atari kubuze ikintu ubwira abantu. Amen. Haleluya. Iyi nzu njyamyemo nta biryo, nta mafaranga, nta n'igice cya 5, kandi rwose abantu barayafite. Numva umwuka urambwiye ati ariko ujyamye mu nzu ya miliyoni 45 hari igice cya 5, nta n'ikibanza nahaguze, ariko kubera Imana. Amen. Haleluya. Urajyama mu nzu ya miliyoni 45 nta kibanza waguze kubera Imana, ukajyama ukabura ikintu ubwira abantu, ukajyama mu matora n'ibitanda. Ibintu byo tunari mfite i Musanze nabihaye abantu. Ndavuga ngo Mana ntabwo najya muri iriya nzu ifite biriya bintu ngo uburiri nongere mbwikorere. Abantu bose kwa duturanye ku kabaya bose ndabibakwiza, n'amasafuriya n'amadobo. Ndababwira ati ubu Yesu yankuye gisuzuguriro. Amen. Haleluya. Ati njyewe ntabwo nakwikorera uburiri, najyamye ngo mujyane mu Kinigi muri etaje. Imana impaye inzu ya miliyoni 45, y'uburiri ntabwo nabujyanayo. Ati kandi kiranazira kujyana y'uburiri wari usanga ujyamaho kubera Yesu. Amen. Baratubwiraga ati kirazira kujyana y'uburiri wari usanga ujyamaho, ibintu birahari. Ni inzu nziza pana kujyana y'uburiri. Ndavuga ati mujyane, matora ndazibaha, amasafuriya n'amadobo, ati mujyane. Kubera Imana. Imana igukorera ikintu uzafata ibyo ufite byose uvuga ati reka da, ibi ntabwo bikwiye kandi ari na byiza. Atari no kuvuga ngo utanze ibintu bibi, ntugatanga ibintu bibi, ujye utanga ibintu byiza. Amen. Tuvuga ngo ubw'Imana iciye ikarakanzu nanjye ndagira icyo nkora. Amen. Ubu turi gusaba kugira ngo Imana iduhe amafaranga. Hano muri urusenge tuhagura intebe, iduhe n'akazi dusobanuke, sibyo? Tuba abantu bavuga Imana. Amen. Dusobanuke. Ni ukuri ubukene bwatuma utagira. Amen. Ubukene ni bubi. Ubu uricara hano mu rusenge ukareba nka zino ntebe, ubu izi ntebe ntabwo zikigezweho. Izi ngizi ubu nta hantu wanazisanga usibye hano cyangwa se n'ahandi hataragira ubushobozi. Ahandi hose baregama. Amen. Ahandi winjira mu rusengero ukegama, urusengero rurimo na varandarateri. Amen. Haleluya. Uragera mu rusengero ahandi ukiyegama, harimo na varandarateri izana umuyaga. Hari ihari na hani hari impande iri guhuha akayaga. Nawe waho uciye ukavuga ati iyi ni Imana. Amen. Tugomba tugaterana ahantu heza, abantu bose bakwinjira bakavuga ati nyamara aba bantu bafite icyerekezo. Amen. Haleluya. Ati n'abantu barimo bafite icyerekezo, barasobanutse. Niyo mpamvu tugomba kubwira Imana ikadukiza ubukene. Ubukene ni bubi. Ubukene butuma utambara neza, ubukene butuma utisanzura, ubukene butuma nta kintu wakora. Ariko Imana yaduhaye akazi, twese yadukuraho igisuzuguriro. Amen. Tukavuga Imana dushize ubwoba. Amen. Nawe wihorere wisengera Imana, ntugire ngo Imana yarakwibagiwe. Natwe turacyafite ibyo dusengera, ariko ujye usenga Imana uyititirize ku kibazo runaka ufite. Ntabwo muri aka mwanya nzi ikibazo ufite. Ushobora kuba ufite ikinzu, sibyo Nyanzo? Ushobora kuba ufite n'ikindi, ariko utitiriza Imana. Nimba ari inzu ikibazo ufite, uyibwira ati Imana jyewe ndakubohoza kugira ngo umpe inzu. Amen. Nukuri pe, ikibazo ufite kikubabaje kikuraza ishinge, ujye kibwira Imana. Ukibaho akaramata uyibwira ati Imana iki kibazo ndagifite kandi ugomba kukinkiza. Amen. Nukuri buriya mu buzima bwo kuba utagira inzu ni ikintu kibi cyane. Ubu ngubu ibibazo byose wagira,
turagira ibibazo uri mu nzu, ngaho utekereze kutagira inzu kugira ngo ubone ahantu uryamisha abana ni ikibazo. Ubaye no mu nzu y'abandi nta mafaranga ugira yo kuyishyura, iyo ni probleme. Nta n'akazi ugira. Inzu y'umuntu kuyibamo bisaba kuba ufite ahantu ugira gute ukura amafaranga. Muri ako kamwanya rero iyo utavuze ati Mana mfasha ungirire neza nanjye unyibuke, umpereze n'akabanza umpereze n'inzu, uba ufite probleme mu buzima bwawe no kubaho mu buzima. Nk'ubu umuntu aragira ikibazo ukaba wavuga ati genda byibura uko bindi guhungira mu nzu, sivyo? Ubukene bwaza ati nyama nta muntu uri kunkomangira ngo anyishyuze. Buriya probleme kuba mu nzu y'abandi utagira akazi ka buri kwezi ngo kaguha amafaranga uzajya wishyura inzu y'abandi, ugahora wimuka bakwirukana, ni probleme ikomeye. Ugomba kubibwira Imana ikagukora icyo gisuzuguriro. Umudayimoni umaze kumenya aho ikibazo kiri ugatokesha umudayimoni. Amena, haleluya. Ukavuga tugomba nyari amafaranga bigenze kuri reka ngore n'akara kabanza ngateganye, nta umenye ubwo aho bwira umuntu agize gute ageze. Ukavuga ati Mana ibidasobanutse ubisobanurire, nge ntabwo nabyishoboza, ariko ku kibazo ufite runaka utitirije Imana yagikemura. Amena. Nge natitirije Imana, mbwira Imana ati Mana sinzasubira iwacu Butare, n'abana 2 rwose nari kugenda ngashaka n'inzu aho hafi nkaba nakodesha, nkavuga ati nabona ninuze n'inzu ya makenye nkaba nayibamo. Ariko mbwira Imana ndavuga ati kirazira kuba umuntu yaravutse amezi 9. Amen. Ngo ahantu nurangiza ugire gute uhakugwe n'ikibazo runakugize boshye nkaho udafite Imana. Amena. Ndavuga ngo Mana rero aho umuntu yasebeye ni umugira gute umusubiriza. Atasi yo gusubira iwanyu ngo ujyana abana nurangiza babone uje urindushye. Tuhagarara hamwe hamagara Imana uvuga ati biragatsindwa. Biragatsindwa je namenye Imana nsebe gutya. Amen. Utitiriza Imana, ubwira Imana ikibazo runakura se ku ntego. Hingiye gose mpagaze n'amaguru yombi nzava imusanzu ntabaye. Haleluya! Niyo mpamvu nkunze kuvuga ati Imana y'imusanze. Ako kantu Imana y'imusanze igihe narayibonye nta n'umuntu atajya nyibwira. Ujye uvuga nawe nubwo utuye hano mu Kinigi uvuga ati nanjye nabonye Imana hano mu Kinigi. Imana se ntirebera hose icyarimwe. Nanjye impamvu mbivuga nuko nabaga hari Musanze ariho yantabariye niho twabonaniye. Nawe ujye uvuga aho wabonaniye n'Imana. Tugushimiye Mwami Imana yacu uhereye kuva kera kose wabanye n'abasogokuruza. Mwami Imana yacu nukuri ko wabanye n'abasogokuruza natwe uzabane natwe, uzatugirire neza, utugumishe mu byawe Mwami, tuzabigwemo aho kugira ngo tuzabivemo. Ukomeze kubana natwe, umuntu wese nukuri ndamusengeye hano naba tarabona nuko Imana ikora uzamwigaragarize abone ko ukora. Mu izina rya Yesu uwo tubanje gucyana shitani, mu izina rya Yesu ducyashye shitani w'ubwihebe, ducyashye shitani wo kukubwira ngo ntabwo bishoboka, ducyashye shitani wo kukubwira ngo iminsi yarahise ngo ntabwo ikigarutse. Hoya iragaruka mu izina rya Yesu. Utugirire neza kugira ngo dukomeze kugira ibyo byiringiro bitadukoza isoni, ukomeze kubana natwe. Nukuri turi mu nzu yawe umubare ungana ucya, ariko ntago wabona ibyo uhaza aba bantu atari wowe bahagije. Mwami Imana yacu waravuze ngo umwigishwa agabane n'uwigisha mu izina rya Yesu. Kandi Mwami waravuze ngo umuntu wese ajya yigira kumenya. Hoya biragatsindwa kuba umuntu yakwiga mu ishuri akaba yaba umuswa mu izina rya Yesu, akaba amaze imyaka nka 20 ari mu nzu yawe ariko akaba ataramenya uko ukora, akaba ataramenya uko ugenza abantu, uburyo utabara mu izina rya Yesu. Hoya waba ari umudayimoni umucira inzira Mwami, umuntu wese umwiyereke abashe kugukurura ku rurerezo yawe nukura gushikamemo mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu ukomeze kubana natwe, turi mu nzu yawe kandi ijambo ryawe riravuga ngo umuntu wese ujya kuvuga ibyawe abanza ave mu bidatunganye. Mu izina rya Yesu umuntu wese ukomeze kumugirira neza kandi umuntu wese akomeze kumva imirindi yawe imugendagendamo. Nukuri Mwami twebwe turi abantu buntu, twambaye inyama n'amaraso,
nukuri ibyo mwami udushakaho urabizi, nibyo kuba mu nzu yawe tukaguhamya, tukavuga kugira neza, tukavuga ko ukura ku gisuzuguriro, ukomeza kudukorera imirimo n'ibitangaza, tukagenda hose tuvuga ko uri Imana. Ukomeze kubana natwe, twakubwira byinshi, ariko ibyo ushima n'ibyo ushaka biba ari byo bitubaho, mu izina rya Yesu, amen.